Imana irinda Abisiraheli, ihorere maso ntisinzira, ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira ntisinzira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana izakurinda indwara z'ibyorezo, kurinda amaboko y'abagome, kurinda amagambo yo mu kanwa k'abavuma, kurinda umudiho w'abacuragura, kurinda abagucurira ingone, ikurinda amaboko y'abanyarugomo, kurinda imitego y'ababisha, kurinde igihombo cy'isi, kurinde gushungerwa n'abatizera n'abizera. Imana ikurinde, Imana ikurinde. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntagwihunikira ntisinzira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Amen. Amahoro y'Imana bene data nshuti z'umusaraba, Amen. tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ishimwe ko iduciriye akanzu kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Imana ishimwe. Turashima Imana ko yadutoranyije kugira ngo itunyuzemo ihumure rya bene data, twese dusangiye kwizera kubonerwa muri Kristo Yesu. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizerano, turi kumwe muri uyu mwanya w'amasengesho tuganira ku byanditswe byera. Aniseti, tubahaye ikaze. Imana ishimwe. Amen. Nawe kandi tuguhaye ikaze. Murakoze. Tuboneho kwakira bene data turi kumwe ku ijwi ry'umukanguzi, tubana ku biganiro. Tujya tubibona iyo mwanditse komenti, Imana ijye bahereza umugisha. Tubona ko tutari twenyine kandi mufatikanya natwe kwamamaza inkuru y'agakiza ka Kristo. Amen. Amen. Reka dushimire bene data bakoze share n'abakora subscribe mwese. Imana ibahe umugisha. Ni umurimo ukomeye. Ubundi gukorera Imana ntibiba no mu ishusho y'umuhinzi. Burya umuhinzi ataha areba umubyizi, ureba aho wahinze uko hangana, yego, ukareba ibyo wabibye, ugategereza n'isarura kuko ubuze igihe cyabyo. Yego. Ariko umurimo w'ivugabutumwa uroroha cyane, ariko nabwo ugakomera cyane. Yego. Rero bisaba kuwukora udakina, atari imikino, ukawukora biriseriye ariko mu buryo busa n'imikino. Yego. Yego. Rero burya umuntu wakoze sheya hari ibintu byabaye atamenye, hari ubugingo yahembuye. Yego. Reka nkubwire ngo niba wumva hari umuntu wigeze ugaburira ukishima, wamumara inzara ukumva ufatikanyije na Kristo kubera umuntu ihumure, reka nkwibutse ko wamumaze inzara y'umubiri. Yego. Noneho tekereza wakoze sheya ukamumara iy'ubugingo, kuko ubugingo bubyara umugisha unagera ku mubiri. Yego. Rero Imana ijya ibashoboza. Nk'ubu iyo tubwiye abantu ngo bakore sheya, ijambo ry'Imana uba utanze ni imbuto itabora. Yego. Ubu uzayisarura mu gihe kizaza. Niyo mpamvu natwe iyo turi mu ivugabutumwa turikorana umwete, tukanihanganira inzira rimwe na rimwe tunyuramo kugira ngo dukomeze kugwiza umunyago wa Kristo, kandi duhagarare turi mu gisobanuro cy'Imana yaturemeye. Yego. Hari nk'igihe tubwira abantu gukora subscribe bakumva turi kwishakira ama views,
ubyumva gutya bireke n'uwabikoze ariko abizi nashaka akore unsubscribe nabyo birashoboka yanisubscribing birashoboka kuyikuraho rwose ariko nukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana ugira icyo twungukiraho umuntu uza aje kutwungura yarahombye kuko ibyo twunguka ni byinshi binyura mu nzira itari hano ariko uza aje kunguka waje neza kuko ijambo ry'Imana rifite inyungu nyinshi. Yego. Imana ibahumugishe nk'uyu mwanya rero umuntu utarakora subscribe gikore tuganire nawe ijambo ry'Imana. Yego. N'undi munsi tujya duhura. Iyo tuvuze ngo Imana ibahumugisha tubivuga mu byumva nk'amagambo amatwi yanyu akaryakira nk'ijambo mwigeze kumva n'undi munsi ariko bigera imbere y'Imana ari bishya. Yego. Nk'uko uyu munsi ari mushya kuri wowe ariko ukaba utabigitayeho utanabimenye niko ibintu by'Imana bimeze mu matwi y'abantu. Yego. Burya bari bishya kuko uyu munsi ntiwigeze uwubaho ntuzanagaruka uzatinya ikintu ugezemo kitarigeze kibaho noneho urimo kitazigera kinagaruka ujye uhitamo rero kugisigamo urwibutso. Yego. Bitume uyu munsi ugira urwibutso nibura nutaha nubyuka cyangwa nuza kuryama uze kubwira Imana ngo nge nawe hano twahanyuranye mfite urwibutso mu gihe cyashize. Imana ibahumugisha. Amen. Twe twasenze burya y'umuntu aririmbye abasenze kabiri nabo twabasengeye ariko kandi namwe twabasengeye. Imana ishimwe. Imana irinda Abisiraheli ntago ihunikira ntabwo isinzira niwo muririmbyi twatangije turirimba ariko uyu munsi hari intambara ibisasu biterwayo Imana ifite uburyo bizimya hatagize umwisiraheli upfa. Oya Imana irabizimya se ko urwishigishiye rusomye kandi irinda Abisiraheli. None se Abisiraheli what does it means? Israel. Yego. Bivuga ubwoko bw'Imana. Yego. Buri henshi rero. Bariya muri kuvuga n'Abayuda. Okay. N'Abayuda. N'Abayahudi. Okay. Ubwo nta mwisiraheli ubayo ariko igihugu ngira ngo niko cyitwa. Umwisiraheli ariyo nina harahari. Ubundi umwisiraheli ni izina ntabwo ari umubyeyi waryise umwana. Yego. Ni Imana yaryise umuntu. Ni nkuko natwe twarihawe rero muri Kristo Yesu. Niba marayika yararyize Yakobo rigafata gute mutekereza ko Kristo yari duhesha ntituribone? Kuko Isiraheli ni izina ryaturutse kuri Yakobo. Yego. Yamwise Isiraheli bivuze ngo wiswe ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana rero n'abantu bose babonekera bagaragara muri Kristo kuko uyu munsi niyo nsinzi Yesu afite. Ego rero abantu bose Imana ibona muri Kristo turi ubwoko bwayo tubiheshejwe na DNA yo mu maraso. Rero amaraso ya Kristo yatugize bashya. Imana ishimwe. Amen. Okay. Isiraheli ni izindi Imana yatanze ibibwiye Yakobo ko azaba Isiraheli. Isiraheli nyine ibi igihugu ariko ari izina ry'Imana. Uyu munsi rero hari bene data nyine twagiye tubigarukaho mu biganiro byagiye bitambuka basabira Isiraheli bakayisabira amahoro n'imigisha. Uyu munsi kuki bari kurwanira mu bintu by'Imana? Kuki? Izina ry'Imana kuki barimo barirwaniramo? Kandi ko tubonye ko Isiraheli ari umurage w'Imana nyirizina. Umuntu wese w'umubiri iyo atakaje isezerano reka mbivuge mu kinyarwanda cyumvikana iyo utazi icyo ufite ntumenye icyo urinda. Yego. Iyo utazi icyo ufite ntumenye icyo urinda kandi iyo utazi icyo uri cyo wifuza kumera nk'abandi. Isiraheli rero yabikoze mbere mu gihe cy'ubwami bwa Sawuli baravuga ngo Imana nitureke tumere nk'andi moko. Babaye nk'abandi rero. Siko Bibiliya ivuga se ni ijambo ry'Imana barabivuze bakuraho Samweli baravuga ngo nitwimikira umwami natwe tumere nk'abandi. Nibyo. Nabo bameze nk'abandi rero intambara ziriyo zifatwa nk'iziri muri Kongo nk'iziri muri Ukraine. Yego. Yego. Nibyo kuko bo bisabiye umwami. Imana iguhereza umugisha. Uyu munsi reka tuze kwiganirira ku ivugabutumwa cyane ko ari nawo murimo kenshi mukora. Anise mu ivugabutumwa nk'uko twagiye tubivuga harimo intambara nyinshi zigoye zinaniza umuvugabutumwa kugeza n'ubwo umubiri unanirwa. Reka mbivuge muri ubu buryo harimo ubukene sibyo kandi ku buryo bugaragara ku bantu bakora uwo murimo biba binabagaragaraho. Hari ikintu kiba hari ahantu ndibuze kutemerana nawe ariko nibyo komeza. Hari ikintu rwose ubacyo n'abantu bakubona bakabona usa nacyo.
reka mbivuge muri ubu buryo. Mu biganiro byagiye bitambuka mwagiye mutanga ubuhamya bw'uburyo mwagiye mukora ivugabutumwa, sibyo, rikabagora rikabananiza, ariko hakagaragaramo ubwitange cyane ko mwari muzi ibyo mukora. Ivugabutumwa ubundi reka tubanze turebe impamvu ya mbere yo kurikora. Yego. Nuko Imana iba yaragutoranyije. Icyo ni icya mbere. Kandi Imana iturobanura abantu badahari ikadukoreshereza mu bantu. Impamvu umuhamagaro w'Imana uryoha ariko kuwukoresha bikagora, nuko iduhamagara turi twenyine. Izo feelings z'umwuka niyo dimension y'umwuka uba urimo, Imana iri kukubwira ibyo izakorana nawe, biba biryoshye. Ariko iyo igeze aho izagukoreshereza, utangiye kumva urusaku rw'abo wabwiraga, amatwi y'abakumvisha akakuvuga uko bakubonye, abo wahaye bakakuvuga bakurikije ibyo wabahaye, bitangira gusharira. Inkingi ya mbere ituma ivugabutumwa ribaho ni ugutoranwa n'Imana. Noneho inkingi ya kabiri ni uko uba ufite ubutumwa buzima. Kuko iyo ubutumwa ari buzima ubwabwo burinda intumwa. Burinda intumwa mu makuba, mu bibazo runaka. Ikindi cya gatatu, kuba ukiri mu mugambi w'Imana. Ibi bintu mu byitondere. Kuba warahamagawe n'Imana, kuba ufite ubutumwa buzima. Kabiri, ukiri mu muhamagaro w'Imana. Kuko niba Imana yaraguhamagaye ikagutuma ukaba ugifite ubutumwa buzima, noneho ukaba ukiri no muri wa muhamagaro, ikurinda amakuba. Ikurinda amakuba. Gusa hari uburyo Imana inagutoza, uburyo butuma ubera abandi ishusho. Hari mwene data umwe ujya wigisha inyigisho, ajya akunda kuyita taburo. Taburo murayibona abanyeshuri bandikaho mu primary n'ahandi mu masomo runaka bandikaho ikibaho. Hari igihe rero umwigisha amera nk'ikibaho. Buri muntu wese ufite icyo avuga akakikwandikaho, ufite icyo avuga akakikuvugaho, ufite ibyo anenga akabikunengaho, ufite icyo ashima akakigushima. Ajya akunda kuvuga ngo iyo taburo yuzuye, mwarimu yinjira avuga ngo efase. Efasero taburo. Ikintu gitangaje rero. Ijwi ry'umukanguzi. Reka tubasabe amaboko yanyu. Amaboko yanyu natubera inkingi. Twicara kuri kamera turi gukora inyigisho, kamera ikazima inshuro zirenga 8, 10 kubera ubupfu bwayo. Ariko ya bene nayo irakuze. Umuntu wumva wakontribiwa ukadufasha kugura kamera kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntabwo tubabwiye ngo mudutere inkunga mudufashe kwishyurira abanyeshuri. Sibyo, nibyo bihe turimo, ariko abanyeshuri bafite uburyo bizagenda, Imana izadufasha mu zindi nzira. Nubwo bitaratungana ariko amahoro y'Imana abanye natwe. Amen. Namwe abe muri mwe. Ariko aho hariho nimero. Hariho nimero ivuga ngo niba ushaka gutera inkunga ivugabutumwa, wacisha kuri iyo nimero iriho amazina ya Aniseti Habiyaremye. Dutera inkunga tugura ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Twamamaza umuzuko wa Kristo Yesu yarazutse. Wandikwaho n'abantu benshi, ariko iyo igiye kugusibaho ireba usumba abandi. Usumba abandi ngo niwe ujya kuri taburo agasiba, kuko bareba uhashyikira. Natwe twaramugiraga mu ishuri, wari ushinzwe gusiba ikibaho. Harya si Mitera? Nuko ndamwibutse. Rero oya ntabwo ari chef de classe. Burya baratandukanye. Hari igihe chef de classe ashobora kuba chef de classe bitewe na discipline cyangwa ubwenge, ariko nta gihagarara. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki: ivugabutumwa tuba turi taburo, turi ikibaho, Imana itangiraho isomo. Abantu benshi bakunda kuryoherwa n'ubuhamya, ariko baryoherwa n'ubwo bari kumva. Ase kuki ubwanyu ubwo butabaryohera? Kuki muryoherwa n'ubwo mwumva? Nuko ubwo mwumva bubaha inkomezi mu bwanyu. Reka mbabwire icyo nari ngendereye. Nubwo abantu baryoherwa n'ubuhamya, ntabwo baryoherwa no kuburemerwaho. Iyo Imana ibukuremeraho,
ngo uzaryohere abantu baryoherwa n'ubuhamya bwawe. Yego. Ngo nkunda ubuhamya bwawe, burya urabukunda kuko ndi mu gihe cyo kubuvuga, ariko igihe nari ndi kuburemera warababaye. nanjye sinari nkunditse. Nta muntu wankundaga, Yego. nta n'uwari kumbwira gutyo. Jusqu'à présent n'uyu munsi hari ubuhamya Imana ikituremeraho. Rero ivugabutumwa dukomezwa n'uko Imana yadutoranyije ikaduha ubutumwa. Icya kabiri tukagumana nayo. Yego. Icya gatatu tukagumana nayo. Njyewe rero ndakuvuga nk'umuntu tuzi cyangwa tuziranye cyangwa tubana, ariko kuri social media hari abazana iseta ariko bataramubona. Bumva ibyo uvuga, bamwe bakandika comment, abandi bakagushimira cyangwa abandi bakandika uko bashaka, mutarahura amaso ku maso. Ariko njyewe noneho reka nkuvuge nk'umuntu turi kumwe tubana mu buzima bwa buri munsi. Uhura na byinshi ndabizi bikunaniza muri rivuga butumwa. Birahari pe. Birahari kuko ndi umuhamya wabyo. Imbaraga zo kwihangana ukaguma muri rivuga butumwa. Mbabarira nkoresheje ijambo. Mu buryo bw'ibifatika nta kivamo. Njyewe reka mbivuge muri ubwo buryo. Mu buryo bw'ibifatika ndavuga nyine mu buzima busanzwe. Ntacyo usaruramo. Reka mbivuge muri ubwo buryo. Ariko ni iki kigutera imbaraga ukagira imbaraga zikugumisha muri rivuga butumwa, ntucike intege ukarigumamo? Marise, mbere yo kuvugaho reka mbanza aha. Yego. Ninginge bene data dusangiye amakuba yo mu bwami. Ntukabe ingobyi ihetse amakuba yacu, cyangwa ngo ube ikiganza kirimo imibabaro yacu. Imana izakurinde kuba urumambo tumanikwaho. Yego. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana izabarinde kuba ibiganza biducunda. Nubwo Imana iducura, ntiyaducura idafite abacuzi. Yego. Nta n'uwaba umucuzi adafite umuriro. Yego. Ariko ku iherezo uzabazwa ibyo wakoraga. Nituvuga ingorane zo mu ivugabutumwa n'uburyo umurimo w'ivugabutumwa uvuna, ntimugire ngo ni ibyatubayeho ku batizera twahuye nabo. Yego. Njyewe niyo nyuze mu batizera ntwaye Bibiliya, mba numva uwo munsi ari agafoto k'umunsi. Ariko abizera twahuye nabo. Yego. Marise, ari abagiye bandoga, ari abandoze bampaye uburozi, njyewe no kubitewe mu nsengero inshuro zirenze enye. Naranatutswe n'abantu twicaranye ku ruhimbi. Nasuzuguwe n'abantu bantumiye. Ndetse ntambuwe mikoro n'abayimpaye. Uhagaze uri kubwiriza umuntu akakubwira ngo ngaho uzana mikoro igihe cyarangiye, kandi ukiri kuvuga, kandi ari ukuri kuvuga ibihabanye n'ibyo yemera, atari uko abakristo barambiwe. Yego. Hari umugabo wigeze nkubita ingumi, cyokora ntiyangezeho, twari duteraniye ahantu muri uyu mujyi wa Kigali. Hari n'uwankubise urushyi turi mu nama itegura igiterane. Uyu murimo w'ivugabutumwa tuwukora mu buryo bubiri. Yego. Ukorwa na bugingo aherekejwe na mwuka. Burya mwuka wera na bugingo barakorana. Yego. Ariko noneho mwuka wera na bugingo kugira ngo ivugabutumwa ryuzure bakoresha mubiri. Mubiri rero muri bene se yarahuritse. Mubiri wa Niseti muri bene se yarahuritse. Yarahuritse. Mana nyagasani we. Aho umuntu akwima kandi aguhaye akaguha gushinyaguriye, yakwereka kuri imburamukoro. Yego. Uzi ko hari abantu wageraga imbere ukabasuhuza muziranye musengana pe. Mwaba mwahuriye mu birori byabo nka bene se, kajya kumva umuntu aravuze ngo yitwa Aniseti, turasengana, ni umuvugabutumwa, agahita ahindukira ngo wowe ukora iki? Noneho wa mwene so agahita avuga
ngo atunzwe na Bibiliya, bose bagasekera rimwe icyarimwe. noneho njyewe nta na rimwe numvaga ko ibyo bintu bisekeje cyangwa biteye isoni. Kubaho mu buzima utunzwe na Bibiliya, ahubwo se hari umuntu ubayeho neza gutyo? Ngo ni ba bantu bagendana Bibiliya, iyo bavugaga ngo atunzwe na Bibiliya baheraga ku nkweto, akaba ariyo barebaho, kareba atya, akareba umuntu utunzwe na Bibiliya, akareba ku nkweto, ipantaro, agashati, ikote wambaye, akazamuka akakureba mu maso, akareba mu mutwe, yarangiza agaseka ngo wihaye Imana. Hari umupasiteri umwe twigeze duhurira ku rusengero rwo kuri ADPR Gasave, twongera guhurira Kimisagara, tuza guhurira ku rundi rusengero rw'ahantu hamwe i Muhanga. Arangije arambwira ngo niko se sha, gutyo niko se sha wa gahungu, ejo bundi twari kumwe Gasave, bukeye duhurira Kimisagara, none duhuriye i Muhanga, ukora ryari? Ndamwana nkora igihe namwe mukorera nyakubahwa umushumba, none se ko nawe uri hano kandi twaragiye duhura aho hose, kandi aho hose twarahahuriye, ko utangajwe naho twahuriye ntutangazwe naho nagiye utaruri. Jiste bugingo na mwuka bafata mubiri bakamushyira ku ikarayi yitwa isi. yego Inshuti yanjye ntuze nyine, uramwibuka Ntuze? Ntuze akagukaranga, akagukaranga ahereye ku nkweto ihengamye, ipantaro yacitse, uribuka silipa twazirikishije umushumi, akagukaranga yihereyeho, ipantaro yacitse ifite ibiremo, akagukaranga ashingiye ku mafaranga yabuze yo kwiyogoshesha, akagukaranga. Ariko uyu murimo w'umwami Beneda, njyewe mfite impamvu nyinshi zagiye zintera kwihangana. Nuko ibyo bansekeraga ndafite, nahamagawe narabibanje. yego Kumbwira ngo Aniseti ntakora kandi nzi icyo bita gukora, kumbwira ngo Aniseti atunzwe n'iki nzi ko hari imibereho ibaho ntakigira, ntago byari igitangaza, kuko nari nzi ko aho ndi hakiri inzira ihagera. yego Bivuze ngo uwo nguwo uri kunseka none dushobora guhura navuye aho ndi kujya aho ari, cyangwa se akansanga aho ndi yavuye aho ari. Ibyo byatumaga ntagira ipfunwe, byatumaga ntagira ipfunwe, nkumva ndatuje. Ikintu rero cyambangamiye muri iri vugabutumwa kuruta ibindi ni ukurikora ntariye, ukarikorana inzara. inzara yo mu ivugabutumwa iraryana, hahandi umuntu akora ivugabutumwa agacira amaraso, isereri ikagukubita uri kubwiriza, ugahita wegera agatuti ukakaryamaho, ukabwira abantu ngo mureke dusenge, bakagira ngo ni ugufashwa, bakagira ngo urasoje, kandi isereri yagukubise. Twagiye duhura rero n'abantu bitwa ba Rukundo, duhura na ba Kwizera, tugenda duhura n'abantu bitwa ba Masengesho. Masengesho akagufasha kurara mu butayu, akagufasha kugira, noneho Masengesho agahita aguhamagarira kwihangana nawe akaza, kwihangana yahagera akakubwira ngo ngira inshuti yitwa Rukundo, Rukundo akaza, Rukundo yahagera akakubwira ati burya mvukana na Kwizera, Kwizera akaza, noneho Kwizera yahagera akakubwira ngo tuziranye na Gisubizo, Gisubizo akaza, noneho Gisubizo yahagera akakubwira ngo ishimwe turabana, ukabona ishimwe yaje. Jiste bikagenda bihinduka bitewe n'uwo mwahuye nawe, Mwuka Wera na bugingo bakongera kuhaba, mubiri nawe agahita ahura na bagenzi be, nawe afite ishusho noneho igaragara. Ariko hambere y'uko abo baza, nshuti yanjye twahuye n'Amagambo, sibyo? Magambo yakoreraga kuri Eglise aho twasengeraga, Magambo yarahatuye, na Mucamanza yarahakoreraga, na ba Mucantege burya bari bahari. Hari abantu bitwa Bancogoza, gucogoza nyine mu rugendo, akagucogoza. Umuririmbyi niwe waririmbye
aravuga ngo ndabaza mbaza namurwanya uti mbwira ko iyi ntambara izashira Uzashira. urugamba ruzashira ngo ansubiza yitonze ati si yaciza gushira hazindi horaho bizarangira muri iyi si yindi hazaza indi hazandi izindi si ihoraho. amen noneho Byiringiro nawe akaza akagira ishyaka n'umubano. Byiringiro akagusura mu gitondo nimugoroba saa sita na nijoro waba uri gusenga ukajya kumva ukumva Byiringiro araguhamagaye mu muhanda ukumva Byiringiro araguhamagaye. Izo ni intumwa zose Imana igenda idutumaho zikadukomeza. Ariko bera b'Imana nshuti z'umusaraba, uyu munsi mbaye nduhitamo imirimo y'icyubahiro nahitamo umurimo w'ivugabutumwa. Mbaye nduhitamo umurimo usuzuguritse nahitamo umurimo w'ivugabutumwa. Mbaye nahitamo umurimo ufite ibyishimo nahitamo uw'ivugabutumwa. Mbaye nahitamo umurimo ukora ukarira nahitamo uw'ivugabutumwa. Ikintu gitangaje rero, mu rwambariro twambarira mu izo mbaraga no mu ihuriro ahitwa mu mutima, yego aho twambarira mu rwambariro twambariramo, hari igihe harekamo igikombe cy'amaraso, amaraso yaturutse mu bikomere twakomerekejwe na bene data, hakareka. Hari igihe hareka, wagera imbere y'Imana agahinda n'umubabaro n'ishavu byose ukabiruka imbere y'Uwiteka. Mwihangane nkoresha icyo kinyarwanda, ukabiruka imbere y'Imana, Imana ikazana icyomoro ikagukanda kandi ikakubwira ngo mwana wanjye humura. yego Oh, haleluya, Amen. haleluya, haleluya, ikakubwira ngo humura. Ikakubwira ngo humura. Imana ishimwe ko mu makuba yacu Imana itajya idusiga, ivugana natwe. Twakubiswe n'abizera baduhora gusenga. Ntago njya nibagirwa ahantu naciye ikigori nkakirya ari kibisi, bakankura mu masengesho ngakubitirwa mu muganda babaza impeke z'ikigori cyokeje kandi icyo nariye cyari kibisi. Ari bene data Marse, aba twagiye duhura nabo ba Byiringiro, ba masengesho, ba kwizera na kwihangana na ba Rukundo, nibo bagiye badufasha. yego Imana iguhereza umugisha. Anise, uyu munsi mu ivugabutumwa urakomeye. Nimvuga ko ukomeye ndi umugabo wo kubihamya ndetse na bene data turi kumwe kandi muranakomeje. Iyo igihugu kimwe kigukeneye kikavuga ngo turashaka Anise atazaze kutubwiriza, cyangwa mu gihugu hagati icyo ubamo kikakubwira ngo turagushaka ku munsi nk'uyu nguyu, ni ikimenyetso kigaragara ko Imana yagukomeje. Ndabizi neza muri rivugabutumwa hari abakozi b'Imana bagiye bakomezwa nuko bemeye kumvira ababayoboye bakabatuma mu bintu runaka nakwita by'amanyanga, hanyuma ibyo bakoze bikabatera gukomera. Uyu munsi barahari, barahari. Nimbivuga gutya nge uyu munsi nanjye nzi abapasiteri bagiye bababo bagizwe n'ibibi bakoze bakabahereza inshingano. Mwebwe ko mugeze ku rwego rwo gukomera mukaba mutarakomejwe n'ababayoboye, ubundi uko gukomera kwanyu uyu munsi twavuga ko kwaba kwarakomotse. Hari n'uburyo twigiye kuri bamwe na bamwe twahuye nabo batuyoboye tukabigiraho umwifato, bigatuma natwe dutera intambwe tugahama. Sinzi noneho icyo wita gukomera ntabwo ari uko Aniseti yagiye kwigisha i Burayi, ntabwo ari muri Amerika. Ndatekereza rwose naragenze ibihugu ndi mu ivugabutumwa, si cyo nita gukomera. Ahubwo gukomera ni ugutekerezwa ku buryo bagutoranya ukiri mu byizera. Ubundi iri vugabutumwa mu by'ukuri impamvu mvuga ko atari ugukomera, aba twita abakomeye nabo barabizi ko boroheje hanyuma y'abandi. Ni uko ahubwo urugero rw'ibyo batunze rurabakingiriza, ariko kandi imvune ziri mu mitima yabo n'inguma barazizi ko batatinyuka kwiyita abakomeye bateye batya. Ubu se tuvuge ngo ntuza arakomeye n'uburyo abayeho mu rugo, ubu urakomeye
kuko wicaye kuri iyo ntebe abantu barabizi nyine kuri iyo ntebe ariko wowe urabizi kuyikoreye yego umuruhu ubanyeho nayo birarutwa nuko utari kuyigeraho wowe rero urabizi kudakomeye nanjye gukomera kwanjye si ukuzi iwanyu ahubwo gukomera kwanjye ni ugutuma iwanyu muntekereza kuko ndi muri Kristo no gukomera kwanjye ni ugutuma Imana indobanura ngo nzi iwanyu hari abantu tugera tukabaha ubuhamya tubashimira bakagira ngo ni urufatiro rw'ibyo twizera oya twaje iwanyu kuko twizewe nicyo cyatumye tuza gukomera kwacu rero tujyanayo ubutumwa bwa Kristo ariko igihari reka nkubwire njyewe iyo umuntu yantumiraga mu ivugabutumwa ikintu cya mbere nirinze gukora ubutumwa ku bw'indamu yego nirinda kuvuga ngo Imana iravuze itavuze narinzi ijambo rivuga ngo hazabona ishyano umuntu uvuga ngo iravuze kandi itavuze icyo nari nkizi icya kabiri narinzi ijambo rivuga ngo nimubikorera gushimwa ingororano zanyu zirarangiye narinzi gushimwa n'umuntu kandi ngewe ntishimye noneho ndeba gukompara ingororano zo mu isi n'ishimwe ryo mu isi ndigura umubabaro ungana gutyo numva sibyo nkora ntegereje amakamba y'ubwami mbwira Imana nti ni wowe icyubahira abantu baduha kuko twubahirwa mu Imana yubahirwa muri twebwe wakoma amashya n'iseti yinjiye nanjye nkakwikiriza nkayakoma nkabwira Imana nti nifatikanyije naba kuguhimbaza kuko Imana yagendanye nanjye sibyo ayo mashyi nkumva saa yanjye I know ko atarayanjye kuko ibi biganza bidukomera amashyi binadutunga intoki ibitera haleluya burya ni nabyo bituvuga kandi ndabizi nzi gukubitwa ingumi n'ikiganza cyanyakiriye cy'impikazi ibyo ndabizi nzi guhabwa uburozi n'ikiganza cyakomye amashyi ninjiye ibyo ndabizi rero nzi gusohorwa n'umunwa w'umuntu wantumiye wampamagaye nababwiye ahantu nigeze njya ahantu mu Kinigi twari twajyanye na korari imwe yitwa Twubaka Inkuge yo ntabwo yamenye byambayeho ariko umupasiteri twari turi kumwe wamperekeje bashobora kutamwibuka niyo mpamvu ntanze urugo rugero yarambangamiye ku rwego rukomeye yarambangamiye nicaye akansunika paka kuva ku ntebe najya kugwa umudiyakoni abibonye ampiyange ntebe narahindukiye ndamwana se kumbyiga kandi umwanya uhari ni ukuri n'ibiro ntabwo yabindushaga kuko urutege yari afite n'uyu munsi ntandusha ibiro ndangije ndamubaza nti wantumiye nta ntebe ihari ko ari we wantumiye iyo umbwira nkazana iyo nicaraho ngo ihangane ngo nafashijwe juste ni agasuzuguro k'igihe umuntu yari arimo kuko niba Imana iri kuncura kugira ngo nige guhura n'ababi baho ngaho ni ukugira ngo ntazigera nizera agakiza ko mu muntu nzakomeze gutumbira agakiza ko muri Kristo Yesu kugeza ubwo navuye i Musanze ngeze i Musanze nahamagaye umuntu nyoherereza itike ngeze i Musanze mu mujyi tuvuye mu Kinigi harimo urugendo nahamagaye umuntu nyoherereza itike ntamwana imfasha mvuye mu ivugabutumwa mpatike gusa nagiye ngwa mu mitego sinzi niba ari ngombwa wenda simbizi niwe uyoboye ikiganiro ariko hari imitego nagiye ngwa mu buryo mwivugabutumwa ariko rero iyo wantumiraga n'inkweto yanjye ihengamye nazaga iwanyu ndi fiyeri n'inkweto ihengamye kuko nabaga nzi ko wambonye ariyo mfite sindi buvunike nshakisha inshyashya kuko nawe untumira ntiwansanze mu nshyashya nuntumirana ishati yanjye yacuye ikora ryarashaje simvunika nshaka ishati nshyashya kuko mbona nari nambaye imwe yacuye nuntumira nasomye muri Luka muri Yohana sindi bujye kuvunika ndashakisha ikindimo nk'uko ibyiringiro byanjye muri Kristo Yesu bingana kuko nari nzi ijambo rivuga ngo mwe kwifata uko mutari njyewe nifata gukondi noneho nanagera imbere y'unseka nkabwira Imana ntiwamubonye ansetse kuko nsanye niba birimo isomo ryahembura ubugingo bwe umuha umugisha w'isomo yize none ariko niba ntari hari umpindure ndeke gukomeza kuba igisitaza mu bantu uribuka ni mukaso wanyu wanguriye ipantaro anguriza inota y'igihumbi ntwerera 500 ampa icyatanu ngura ipantaro y'icyatanu nageze ahantu ku itorero rimwe umudiyakoni aransohokana arambwira ngo urangushije ipantaro wambaye umwuka wera ntayemera ndamubwira nti wamupfapfa wiyugira umwuka wera wari kumenya ko iyi pantaro ari ishimwe Imana yandemeye nonaha
namwe ntiwari kumenya ko ari ishimwe. Twagiye duhura n'abantu batubwira iby'umwuka nta mwuka ubarimo. Noneho nahura n'umuntu ubeshyeye umwuka mbyumva nkamenya ko nta muntu wo kwizerwa. Urumva amasomo nagiye nigira mu bantu. Nahuye n'abantu bakomeye mu buzima busanzwe no mu idini bakomeye, twakora inama bakambeshyera. Havuga ni burya iyi titre nayo ishobora kumbeshyera. Umuntu w'umunyembaraga gutya ashobora kumbeshyera. Ijwi ry'Imana rikambwira ngo utekereze impamvu bose bakugirira ubwoba bakagutinya, barangiza bakakuremera ibinyoma utakoze. Bwa mbere ngahita mvuga nti iyo umuntu ampimbira ibinyoma nuko nta mugayo mba mfite kuri we, kuko iyo nkugira niwe yari kuvuga. Ariko ubwo yabihimbye yashatse ibitandiho aba ari byo ngerekaho icya kabiri, kucyo ngirira ubwoba ku buryo ndemera ibyo bintu. Nkavuga ntubwa ntinya, sinzitesha agaciro imbere ye, ngakomeza kurinda icyubahiro cya Kristo muri iyo nzira, nigishijwe n'abagome bo muri iyi nzira. Kugeza ubwo abantu banyigishije kwihangana biturutse ku bwinshi bw'intambara bandemaho. Bituma rero uyu munsi ndi strong, nta muntu ushobora gukora ikintu cyangusha, kuko namaze kumenya ko njyewe hari n'umwarimu wigeze untengesha, arantengesha arambeshyera. Nagiye kwigisha icyo gihe nari nigishije ku itorero rimwe rya Pentecote, arantengesha nyine barantenga, avuga n'amagambo menshi atariyo. Ndabireba ndangije ndavuga ntiyo utangiye kungirira ubwoba mba nkuruta, kuko namenye impamvu Farawo yatinya Abisiraheli, ngo baragwiraga bagakwira. Aravuga ngo bashobora kuzatuyobora. Nanjye rero muri nge numvaga harimo inkoni. Ni iki gituma abanyembaraga bantinya? Ubwo nteye ubwoba. Igiteye ubwoba muri nge ni igiki? Nkagumana na Kristo kugira ngo nkomeze kuba uwo ndiwe muri Kristo Yesu, kugeza ku rwego rero Marise ubu aniseti mu nyenyeri nzambara mu ijuru harimo n'iz'abantu nabatije bakaba bashumba. Hari n'abatanga ubuhamya bw'amatorero wagiye wubaka. Yego, ntabwo ari ibanga rwose. Rwose hari abantu twabanye nabo mu murimo. Rero hari n'imitego bagiye bangushamo, ariko ubu uko biri nta muntu ushobora kumbaza ngo ukora iki. Kuko n'abakora benshi hari abo tugira inama, hari abo dufasha. Niba uyu munsi dushobora gukreye ishuri ngo twigishe abantu kugira ngo bajye ku muhamagaro runaka, niba ushobora kubwira umuntu ngo kora ibi ngibi nawe urebe ko watera imbere, ni ukuvuga ko kandi ibyo byose biba tutaravuye mu ivugabutumwa. Nta rwego na rumwe turimo twishimira kuruta ivugabutumwa turimo, nubwo ari rwo rwego rwari tubabaje kuruta izindi. Imana iguhereza umugisha mwinshi. Aniseti, uyu munsi wagendaga mu iteraniro agiye kwigisha yambaye inkweto zihengamye, akambara imyenda yacuye, akajya mu ivugabutumwa inzara irimo imurya. Uyu munsi ngira ngo nta nkweto n'imwe iri mu isi utakwiha kwambara. Ntago ntayo nabura, ariko ikintu gihari ni kimwe rero igitangaje. N'ubu yayindi ihengamye nkiyigira nayigira nayo, ntacyo bintwaye. Uyu munsi niyo wiriwe muri karitsiye n'ubundi uba warimbye. Anise, yego, no muri karitsiye rwose abafite ibikabyo, ntago ari ibikabyo pe, hari abakuza bakujijwe ry'umukanguzi no muri karitsiye. Ntujye umubona no muri karitsiye rwose uba warimbye, kuko n'abakubonaga cya gihe n'uyu munsi iyo bakubonye nyine bihita bigaragara iby'Imana yakoze. Rega niyo tuvuga niyo mibabaro hari abantu batigeze bayibona, kuko twari turiho ubwiza bw'Imana. Yego, ubwiza bw'Imana bwari bubakingirije mumeze nka Mariya, Marika amanutse akamukingiriza agatwita inda y'Umwuka Wera. Muri komenti nabonye umuntu wanditse ngo tuzamubwire amateka ya Mariya, ngira ngo sinzi niba mwayibonye. Hari abantu wenda tuzabishakira ikindi kiganiro. Niba asengera muri Katolike yemera yo muri Katolike, niba asengera mu itorero rya Pentecote ntiyemera yo muri Pentecote, yizihiza ijyanwa mu ijuru rya Kristo, kuko ari uzagaruka agatwara itorero. Dusamarayizinge muri ubwo buryo. Abantu benshi babaga mu muhamagaro uyu munsi bagiye bahura n'ibyo bibazo mwagiye muhura nabyo, bacika intege baragenda, ariko mwebwe mwagumyemo, mwashe kubona inyungu. Ngewe mbivuga nuko nyine nzi itangiro, nkaba nzi naho bigeze uyu munsi. Ntabwo nabyita iherezo kuko bigeze hagati na hagati. Hari abataye umuhamagaro baragenda, bagenda atari ibyaha bakoze,
bagenda baciwe intege na bene se, bamwe bamera nk'abo baciye mu murimo, ariko kugira ngo bagire icyo bazabona bagere ku masezerano Imana basezeranije bizabasaba kugaruka hahandi bavuye, cyangwa ibisubizo n'Imana bibashyiraho aho bavuye. Rega ubundi aho Imana idusezeranyiriza ntabwo ari mu rusengero, si no kuri wa musozi burya twasengeyeho, nta nubwo ari muri ya korari twaririmbagamo, yego, si no muri ya komite y'itorero twabagamo. Imana idusezeranyiriza muri Kristo Yesu. Niba yaravuye mu rusengero akaguma muri Yesu, Imana izabikora. Niba yaravuye muri korari akaguma muri Yesu, Imana izabikora. Niba yaravuye muri komite akaguma muri Kristo, Imana izabikora. Reka nkubwire iki, kutaba umuvugabutumwa si icyaha, kutaba umuririmbyi si icyaha, no kutaba umupastori si icyaha. Icyaha ni ukutaba umukristo. uwahamagawe ugasuzugura byakugwa amahoro. None se wagize ngo umuhamagaro dufite ningahe? Dufite umuhamagaro umwe. Twahamagariwe twese muri Kristo Yesu. Umuhamagaro wacu ni uwo kujya mu ijuru. Ahubwo mu bahamagawe Imana itoranya mwabikoresha. yego, mu bahamagawe Imana itoranya mwabikoresha. Gusa umuntu ukora n'udakora si bamwe. Ariko kandi kutaririmba si icyaha, no kutabwiriza si icyaha. Ubu ntimureba imijugujugu duterwa mu ivugabutumwa? Ni ukuri ko Imana kuyikwepa biroroshye. Nshatse nareka kuvuga ubutumwa. Kuko twebwe ngewe nta muriro ntwika nk'uwa Yeremiya, ntawe uhari. Yeremiya niwe wavuze ngo ndekeraho kubivuga ngo nkumva ni amagufwa njye. Oya, ngewe ntabwo Kristo amfashe ku gahato, ahubwo mbikora kuko mbikunze. Ngewe ndyoherwa no kuvuga Yesu, nkumva ubwo buryohe sindi bubwiharire, nkabwiriza. Niyo ntabwirije, iyo ntabwirije Imana ntijya imbwira ngo kuki utavuze. Oya, ariko kandi nanjye sinjya mireka kuko ndyoherwa no kubivuga, sibyo? Kandi ikindi cya kabiri, ngomba kuba mu cy'Imana yandemeye noneho, kuko ngewe namaze kumenya neza ko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, aho yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Rero ikintu gihari, hari abantu rero baretse umuhamagaro w'ubutumwa, wo kubwiriza ubutumwa, ariko bataretse umuhamagaro wo kuba abakristo. Kuko nta muntu Imana igiha ihamagara kuvuga ubutumwa atarahamagarirwa kuba umukristo. Ego, ni nka kumwe, urabizi wabaye perezida wa korari, iyo umuririmbyi akunaniye ntabwo aba ananiye itorero. Biravuze ngo wowe umukura muri korari ukamusubiza iki? Itorero. Itorero rigakomeza kuyobora umukristo waryo, ariko atakiri muri korari yawe. Biravuze ngo korari iramubaraho amakosa ariko itorero ntiriyabara. Niko bigenda rero no mu Mana. Idini ritubaraho amakosa, Imana itaribara. Idini niba rikurekuye, subirana Imana yawe, kuko Imana yari yagufashe nk'umukozi igutiza idini kugira ngo ujye ubwira iby'idini umurimo wa Kristo. None rero iby'umurimo wawe mu idini ntugikomeje, rekana n'idini ukomeze umurimo wawe muri Kristo Yesu. Kuko wagiye mu idini n'ubundi woherejwe na Kristo. Hari igihe umuntu aba ari umuvugabutumwa ariko abikorana n'uburirimbyi, ugasanga umuntu umuvugabutumwa muri korari ariko ari n'umuririmbyi, hanyuma kimwe akaba yareka kimwe, wenda akagumana nk'ivugabutumwa, ibyo kuririmba akabishyize ku ruhande. Nk'umuhanuzi akaza akamubwira ati garuka mu murimo, Imana iragushaka mu murimo. Aba ari mu kirere cye. Ubundi nta muhanuzi ujya uhanura arenze ikirere cyawe nawe. Ikirere abantu basabaniramo. Burya ikirere umuhanuzi yerekerwamo ni nacyo kirere abantu bahuje urugwiro basabaniramo. Ibi nimbivuga muragira ngo ni ukugwa, ntabwo ari ukugwa. Abapagani barishima, nubwo bishima ibyishimo bitari muri Kristo Yesu, ariko hari igihe natwe tujya twifatikanya nabo mu birori tukishimira hamwe. Uwo munezero ubaye muri iyo dimansiyo urimo, ni ikirere cy'abantu. Icyo kirere cy'abantu rero umuhanuzi aracyerekwa. Yakerekwa niba yeretswe. Abahanuzi benshi bagira ikosa ryo kumva Imana ivuze ariko itababwiye ngo nimuvuge ibyo mbabwiye, bo bakabivuga kuko babyumvisha. Bakagira ikosa ryo kureba ibyo Imana iberetse ariko itababwiye ngo nimubivuge, bakavuga ibyo babonye batabyeretswe. Ubundi uwo muhanuzi aba akwiriye kumenya ngo ko mbibonye Imana ibivuzeho iki, sibyo? Ubundi ibyo tubona byose ntibivuze ngo tubivuge, ibyo twumvise byose ntibivuze ngo tubivuge. Ariko bahanuzi kuko batemera kurerwa, barerekwa bakavuga ibyo beretswe batabwiwe kubivuga. Barota bakavuga ibyo barose batabwiwe kubivuga. Bakumvijwe bakavuga ibyo bumvise batabwiwe kubivuga. Ikintu gihari ni kimwe. None se abantu baduteze amatwi, mukoresha ubwenge butekereza, nanjye mbabaze, kuririmba no kuvuga ubutumwa bitandukaniye? Byose si ivuga butumwa.
none se byose niba ari ivugabutumwa ryungukira umwami Imana ihombye iki ku buryo ishobora kugushyiraho kimwe ngo kimwe cyapfuye? nkanjye Aniseti impano wari uzi ntagiraga ni iyihe? zose. Mariseli uri umuhamya, twayerekwaga kuva mu gitondo dusinziriye, kandi umuntu akinjira tukamuhamagara mu izina tutamureba. N'uyu munsi impano ngira ikora kuruta izindi ni impano yo kwerekwa, ariko si yo mpitamo gukoresha kuruta izindi, kuko impano yo kwerekwa ituma abantu bagufata nk'umupfumu. Iyo uyikoresha cyane nibyo itunga umubiri, ari hamwe nakubwiye ngo hari ahantu tutari buze kumvikana, kuko ubundi umuntu abaho bitewe n'impano ze. Impano z'umuntu zimubeshaho. Hari impano rero zigutunga, hakaba n'impano igukenesha. Ni ukuri birashoboka, ahubwo isaba ubwenge muri yo kugira ngo nawe ubeho neza. Ko business and mission muri Afurika sirita mu Rwanda kuyikora iragoye. Iyo tuvuze ngo ni muture bumva dusabye, iyo tuvuze ngo nimutange inkunga bumva ari ukugwa, yewe ntibanabyumva, bashima ibindi byo ntibabishime, kugeza ubwo abantu birirwa batubaza ngo nimero yanyu ni iyihe, bakwebye ya yindi yanditse muri screen ivuga ngo niba ushaka gutera inkunga nyuza kuri iyi nimero, bakatubaza ngo inimero mukoresha ni iyihe, banyuze kuri imwe dusabisha inkunga batayiteye inkunga, kuko ako kantu ntibagashaka. Ariko aka kantu nako karantangara ngo nimume nimero ya Aniseti, wafashe iyo iri muri screen ko ariyo ya Aniseti, nta sekreteri tugira utwitabira telefone. Wowe mbere yo kumbaza ngo ndinde, banza ahubwo unyibwire, kuko niwe ufite nimero yanjye, ngiye nkwibwira nte utaranyibwira ko ari wowe umpamagaye ngo ni Aniseti? No, uvuga ngo ni Aniseti uguhamagaye, ndashaka kumenya ko nawe uri runaka nkubwira icyo nguhamagariye. Gutera inkunga mu buryo bwa gikristo ni ibintu bibi inyuma kuva kera, ntabwo ari ubu gusa, kugeza ubwo Ananiya na Safira babwiye Petero ngo nibi twagurishije, babishyira inyuma kugeza ubwo bapfana ifeza bazicukuriye mu murima bajya kubashyingura. N'ubundi ikintu cyantangaje kuri Ananiya na Safira, amafaranga batabitse n'ubundi bapfuye ntibayajyanye, ntibanamenya aho yari ari, yapfuye ubusa. Mwumva ukuntu Imana igipfobya ibintu, ntacyo yamaze. None se murambwira ngo bayagize bate? Yamaze iki? Ntacyo yabaye nkamwe bahaye Yuda. Ni nkamwe bahaye Yuda, n'ubundi ariyahura, n'ubundi ariyahura indira turika afata yariye. Rero n'ubundi wanga gukorera Imana ukayakoresha mu byiza. Nkubwije ukuri, si nka cyagiye turi kujya kubwiriza, narakubwiye ntitugiye mu murimo w'Imana, Imana irabizi, twihute, turi gukora amakosa ariko si icyaha. Kamera nidufotora turebe inyungu tugiyemo, sibyo? Umupolisi yarampagaritse, ndamwana muvandimwe, iri kosa umfatiye ndarisubiramo, icyakora sinteza impanuka, ndi kwihuta nakererewe iteraniro, ndebe 25,000 bya overspeed mbikompare n'abantu ngiye kubwiriza ubutumwa bwiza, bitume ngenda gahoro kubera kwanga gutanga amafaranga. Nabwiye Mariseli ntitugenda Imana izishyura, kandi koko pe Imana irishyura. None se hari contravention dufite? Ntayihari, hatagira umuntu ugira ngo turayasabye, oya. Ariko ngewe amafaranga ntajya mbere inkomyi mu murimo w'Imana. Rero iyo tubwira abantu ngo nibadutera inkunga, nk'ubu tuvugisha ukuri, dukeneye piano cyane rwose. Ikindi, nubwo babona dufite mikoro, ni ukuri kw'Imana isumba byose, ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Izi mikoro sinzi uko zaguzwe, nta nubwo ari izijwi ry'umukanguzi. Nanaberurire, mbabwije ukuri nk'umuntu utegereje ijwi ry'impanda na kamera iri kudukamera, si ijwi ry'umukanguzi. Byose ni ibya Jene Kwizera, yego, sibyo? Mikoro twari dufite ibyayibayeho mwarabibonye. Kamera Jene Kwizera yirirwaga ambwira uti irazimye, kwizimye. Wabwira abantu ngo nimudutera inkunga shwi, nyamara mwahura akakubwira ngo mega zanjye warazimaze, ngo mpakuyo wahembwe. Ibyo nabyo ni ibikomere byo muri iri vugabutumwa. Rega umuntu akakubwira ngo Anise ndagukunda. Dukeneye urumuri, amatara, uzi igihe twabivugiye. Ibyo rero ubirengaho ukabwiriza abantu, Imana igashaka igitambo nk'uko yazanye Jene Kwizera. Nk'uyu munsi nshaka kubisaba abantu bo kwijwi ry'umukanguzi, niba bikora bazabikore. Equipe technique ikwiriye gushyirirwaho uburyo bwo kujya ibona essence, sibyo?
ikwiriye gushyirirwaho uburyo bwo kujya ibona esanse wenda n'iseti bazayareke sibyo deja bajye baduha ka esanse basi ka fuel k'umutekinisiye waje gukamera anasubireyo amahoro none se ubundi ko mu rusengero mutura na hano ni mu rusengero reka hari uwanditse aravuga ngo tujye dutanga icya 10 ntabwo ari byo nababwiye mujye mwumva inyigisho twavuze sibyo mujye mwumva icyo twavuze uretse no kugitanga 2 utaranagitanga na hamwe nta wakubureye iminze turagutuma 2 se hose urahashoboye twaba tubavuniye ubusa ariko mu murimo w'Imana tumenye uburyo tworoherezanya tubaniranye inkingi mu murimo rero Marcel ngusubiza umuntu uzabona yaravanywe mu muhamagaro n'ubukene ntukamubureyiminge ubukene bujya buba inkomyi yivuga butumwa nkubwije ukuri namwe nimumbwire mumbabarire mumbwire urugo rwanditse muri Bibiliya rw'umukene Yesu yasuye akararayo nta rugo pe Sakayo yari yishoboye aho batunganyirije igaburo hari hishoboye none se mujye kwantuza abatiza icyuma none se arabatiza aba muri shamburete cyo hejuru kandi icyumba cyo hejuru se nicyo muri kadastre ntabwo ari icyumba cya etaje none se ajya kwa Zakayo turebe kwa Mariya amavuta ya narada yari kuboneka mu rugo rukennye Marita yajyaga mu gikoni guteka nta biryo bihari tujye tuvugisha ukuri ubukene buba inkomyi y'ubutumwa bwiza sibyo murebe umugore wakiriye ba Paulo wagurishaga imyenda arabakira bajyana mu rugo bene data nshuti z'umusaraba ubukene buba inkomyi yivuga butumwa kandi none ikintu gitangaje koroshya umutima kw'abantu bumva ubutumwa bwiza byatuma n'undi muntu yoroherwa mu mubiri kuko njyewe mfite abantu tujya dufatikanya gusenga pe n'uyu munsi hari n'abantu bagenda nababwiye ngo hari imitego bagiye badutamo abantu tubana mu ivugabutumwa bagiye badutamo umutego uwa mbere wo kuduca intege utuma tutitangira abantu mu masengesho kubera iki abo twasengeye bajya gushima batanga amaturo aho batasengeye batanga amaturo ku bashumba babo twebwe barangije baratubwira ngo nimudufashe gusimbuka inshuro 7 nizo twari twarahigiye Imana tugasimbuka inshuro 7 ituro ry'ishimwe bakarishyira mu giseke sibyo je njyewe nasimbutse inshuro 7 ituro rijya mu giseke ngo zamurira Imana icyubahiro zamurira Imana icyubahiro inshuro 21 ngo bibe igishushanyo none se nyine fata umuntu wazamukanye nawe umusozi fata umuntu mwiririjanye ubusa noneho mujyane no gushima ibahasha wayifunze uyihe pasiteri utanemera ubutayu uyihe pasiteri utanemera kujya mu butayu uyihe na pasiteri udaheruka kwiyiriza noneho numara kuyimuha wunamisha n'iseti wazamutse umusozi wunamisha n'iseti wirije ubusa mubwira uti tuzamure icyubahiro nibyo twari twarahigiye Imana noneho ko tuzashimira mu iteraniro ry'abizera noneho koma n'amashyi ya special inshuro 21 uzisoza isereri yagukubise noneho nawe nurangiza umbwire ngo uyu muvugabutumwa umuhamagara azawugumamo guti ni intambara igisigaza bamwe mu rugendo rwo kuba bavugabutumwa ni ukutamenya gushimira Imana yo mu muntu wagufashije kuremerwa amashimwe sibyo ni ukuvuga ngo hari abantu tubyara mu gakiza wamara kubabyara mu gakiza ukanababera umushumba noneho ugatahira kubabera imvune twavuga ngo ni mudutera inkunga shehe akaba ari ugura Bibiliya abakirisitu baraho sibyo wavuga ngo tugaburire umuntu ushonje shehe akakubwira ngo ndiyo none se nk'ubwo wavuga ngo muvuga butumwa njyewe nahitamo ko uyu muntu atongera kubwiriza kubera iki ni papa aho kugira ngo umwana wanjye azarakarira Imana yatumye atarya yakomeza kundindira agakiza nkajya mu kiyede ukijijwe nkijijwe aho kugira ngo nterure Bibiliya mu rugo ngende
ngaruke mu rugo mbwira umugore ntihangane twakoreye Imana, naterura igitiyo ngafata inivo nkajya mu gifundi nkagaruka imbere y'umugore nkamubwira nti Imana twakoreye yabanye nanjye kugikwa. Aho kugira ngo aniseti njye ku kigo abana banjye bigaho mbabwire nti ni ukuri nimwihangane ntegereje amasezerano y'Imana, najya ku kigo nkababwira nti mpembwa kuri iyi tariki kandi ngakomeza kuba umukristo. Icyo cyagiye kiba inkomyi mu ivugabutumwa. Kabiri, gituma noneho niba wiriranwa umuvugabutumwa iminsi 3, ya minsi 3 yose yari gukoreramo urugo rwe yayifashe mu ideni, ubwo azahemuka ahantu 3 kuko atazabona icyo ahishyura. Aguye mu mutego wo guhemuka kuko yabuze icyo yishyura, icyo yari gukorera wamwoka ibye, ntiwanatekereza ko wamutwariye igihe. Kabiri, waramwimye aguhamagara gutekaho imitwe agusabye uramuvuga, wamuhaye ataragusaba cyane ko gutanga ntacyo bitwaye. Rega hari abantu Imana yageneye umugisha wo gukora, yego sibyo? Gute mudakorera kuri abo banyantege nkeya? Ariko njyewe mpora mbibabwira, wikoreye agafuka k'umuceri usuya n'iseti, n'ubundi wawigurira. Usuya n'iseti wakigurira inkoko. Nyamara unaniwe kujya kwa niyo mugabo, ubona ka gafuka k'umuceri agafata iminsi 2 yo gusenga ashima Imana. yego Ufashe kositime y'ibihumbi 500 uyiguriye pasiteri kuko ariyo makositime yambara n'ubundi nayo ibihumbi 500. Nyamara umuririmbyi cyangwa umucuranzi, umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa n'umugurira ikote ry'ibihumbi 100 ukamuhahira mu bindi bintu, aragira ishimwe rikomeye kandi na pasiteri nta cyuho ari bugire. N'umurimo w'Imana ukunde, umubera ishyaka mu butumwa, akunda umurimo awugumemo kuko abakorana nabo umurimo bamubereye imbaraga. yego Nyamara byose murabiterura mu byijyanire mu ngo z'abakomeye. Umwana w'imfubyi nakora ubukwe kugira ngo abone marene ni ikibazo, ariko umwana w'umushumba ubayobora najya gukora ubukwe bararwanira kuba marene. Wakozaho umubyizi wawe ugaragara, ukagaragara mu cyuho nibura ugakora hafatika. Uw'umukene murajya kumutwerera mukamuhamagara n'ubundi agatega mu ntwererano, kabari yakoramwe amatike. Nyamara wajya gutwerera umukire ugatega ukajyayo. Warangiza ngo muradutera ishyaka mu murimo w'Imana gutese. Umuntu yahagarika ivugabutumwa yajya mu kazi ngo ngo none ngo waraguye ngo nawe ngo uretse umurimo w'Imana. Urambwira ngo ndetse umurimo w'Imana uba mu iduka ugira iduka? yegora wowe urambwira ngo ndetse umurimo w'Imana uhembwa ku kwezi, noneho ni njyewe wawuretse, wowe se kuki atari wukora? Ariko tujye tuvugisha ukuri, wowe ko atari wukora. Rero izo nkomyi zose njye nakubabwiye umutego bantayemo. Umutego bantayemo ngiye nareskorotse, ntabwo nigeze mbwira cyo kora. Umuntu ntabwo ari ukwitaranga ibi ngibi n'umuntu bigumamo. Umuntu burya wakira ikibi mu byiza wavuze, ababaye puberi nyine yatakayemo umwanda ibyiza bibitse. Umuntu nuvuga amagambo menshi, umuntu agasigarana ikibi wavuze, ibyiza atabyibuka, ujye umenya ko ari puberi, kuko yahisemo kubika ibibi, ibyiza bihari. Hari ibyiza mubika muri puberi se? Urakoze, uwahisemo kubika ikibi rero ubwo abaye puberi kuko ntiyahisemo kubika ibyiza. Ubwo umurimo wawe n'uwo wawikatiye, igikoresho twakibonye, ni wowe nyine akazi kawe nako, sibyo? Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, njyewe nareskorotse. Nahamagaraga umuntu nkamubwira nti ndarwaye tabara, ngahamagara umuntu nkamubwira nti naheze mu rugendo tabara. Bitewe n'iki? Nabo twagenda, ariko burya urugendo nabaga naruhezemo. Nabo twagendanye nkicwa n'inyota nkajyamo umwenda w'amazi nikopesheje, kandi nta handi uri buze gukora ngo nta handi ndi buze gukora. Icyakora ubu siko biri, ariko nkomeje bene data muri Kristo bari bameze batya, kandi nanibukije bene data babizera batajya bagira umuhamagaro wo gukorera umugisha ku bantu b'Imana. Pawulo yaravuze ngo mwibuke
ababayoboraga kera mujye mubibuka mubagirire neza. Niba mwanyemerera niwe uyoboye ikiganiro twaza kugicukiriza hano. reka tugicutse. Nyine ubundi ubwira uwumva ntavunika. Hari abantu bakora imirimo imeze nk'imwe ya Ananiya na Safira, tukabona ubwo ubutunzi bwabo uburyo bwarangiye, ariko bene data mwivugabutumwa mwumvisha imvune zibamo, ariko umuntu waribayemo neza. Mbabarire mbabwire iki kintu, ihangane nguce mu ijambo, ihangane. Hari igihe kimwe nakodeshaga inzu i Nyagatovu, nayishyuraga 15,000. Yego. Yari shamburete, ntabwo ari icyumba na saro, cyari icyumba gusa, narashyizemo rido hagati, kandi nari mfite abana 2 b'imfubyi twabanaga n'umugore twari tutarabyara. Njya gusengana n'umuntu wari ufite ikibazo, turasengana. Yari afite ikibazo atagira itorero, turasengana. Ndangije ndamubwira nti wowe rero noneho gira itorero ubarizwamo, kuko mu byo Imana hanyeretse namukoreye mariage, kuko yabanaga n'umugore badasezeranye. Ndamubwira nti shaka itorero ubarizwamo. Aragenda arabatizwa, arakirwa mu itorero. Nyuma y'amezi nk'abiri abatijwe, Marise twasenganye ubutayu, nshatse nabukubarira. Twasenganye ubutayu n'ubuvumo inshuro nyinshi, hakaba n'ubwo tujyanayo adafite tike nkamutegera. Muri cya gihe asubijwe, yafashe icya 10 cya miliyoni 20 akijyana ku rusengero, afata n'ituro ry'ishimwe rya miliyoni 4 azijyana ku rusengero. Ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana, amfumbatisha 15,000. Abashumba bari bunyumve baragwa, ariko baragushwa n'inda. Nabo barabizi bibaye ari bo. Amfumbatisha. Nafashe 15,000, mbwira Imana nti ngaye, ntawe ubiba imbuto nyinshi. Nzanyeyo nari mfite umugisha ubutaka, nanjye nyashyira muri cya giseke cyashyize mu ituro ry'ishimwe. Ndamubwira nti sinjye wabura gushima, nyagereka hejuru yandi. Wa mugabo aracuruza birakunda, aza gukubitana n'igishakwe. Rero nyuma arambwira ngo dusengane. Ndamubwira nti nkubwije ukuri, genda urebe umushumba mujyane gusenga. Arankundira, kuko ninjye wari umushumba werega nubwo yagiyeho. Arankundira. Paulo yaravuze ngo mufite ababayobora benshi, ariko muri abana banjye. Yego. Nabyaje agakiza. Urumva, mufite ababayobora benshi, ariko ninjye so wo mu mwuka. Ndamubwira ngenda urebe umushumba. Arebye umushumba aramubwira ati kuva mbayeho sindajya mu butayu. Mushumba wamfashije gusenga ko mfite ibibazo. Arambwira ati nkubwije ukuri, njyewe iyo si impano yanjye, mba ndi hano kuri biro, nge nakugira inama ngo ino nkurambikeho ibiganza. Aramusengera. Umugabo aragenda. Icyo kora byaje kuba bibi, n'urugo rwarasenyutse. Uwo mugabo nta kiba mu Rwanda, yarigendeye. Nyuma yaho yarampamagaye arambwira ngo ubu naciye ubwenge. Ariko ampamagara yagarutse mu Rwanda, aza atamvugishije, asanga nanjye ndahuze. Yamaze amezi 3. Mu mezi 3 ntabwo ari ukwirarira, nari narabuze umunsi n'umwe mfitemo umwanya ngo muhe umwanya duhure. Aza kundeba ahantu nari ndi gukorera ni Burengerazuba, mu gace kamwe katari ngombwa kukavuga. Ageze ku kazi ahantu nari ndi gukorera, barambwira ati ntabwo wakinjira hano, ntibyemewe. Iyo umuhamagara akatubwira ko uri buze, ndamwana hano ntiwemerewe kuhinjira, subira i Kigali, nzagusanga i Kigali, nzaza ejo nimugoroba. Barambwira ngo sinjyayo. Ndaguma inaha. Aguma Icyangugu. Icyo akora tuzamukana muri bisi, yageze i Kigali atega indege yongera agenda. Tubura umwanya wo gusubirana mu butayu. Icyo akora nyuma namusengeye online. Rero ibyo nshaka kubabwira ni iki, uzi iryo turo ry'ishimwe mu rusengero ryarakoze, ariko niyo rijya kwa Aniseti ryari kuziba icyuho muri shamburete, rikaziba icyuho kuri za mfubyi, rikaziba icyuho no mu buzima bwite bwa Aniseti, kandi no ku rusengero bakabona cya 10. Sibyo? Cyangwa se bakabona ryashimwe,
cya cumi kikajya kwa niseti ko nabyo byemerewe. Bantu muri kuri kamera mukunda kuducira imanza mushingiye ku ntege nkeya zacu mwumvise. Ku ntege nkeya zanjye ntago nabishoboye, kuzawe nyinshi wakongera ukajyana nawe Samatare, wakongera ukagenda ibirometero bingahe n'amaguru inkweto igahengama muri gusengana n'uyu muntu. Mbabwije ukuri kuko kwihangana kugira Yesu wenyine. Kashize narababwiye ntiyo tuvuze amafaranga muragwa mumbwira yo Yuda yibaga yarayakuragaye. Ni mu giseke abigishwa bagendanaga. Niba na Yesu yari afite abantu bagendana igiseke, twe turi bande bo kudaterwa inkunga? Shaza bwo kubitira 20 ubuzima bwari kwa buhindutse. Ariko nyine kubera ko ariko mana yanjye byatumye ntahava ameze nabi, se sicyo cyatumye njya muri yanzu mu rugo impyisi nimuwe na moto ikanyemura inshuro ebyiri. None se ubwo nari kuba mfite ubwo buhamya, nari kuba mfite ishimwe cyaha Imana yanyuranye nanjye. kandi warafashe anise turega buri afite no gufasha abantu benshi, yari kuba yarafashe n'abantu benshi, imiryango yaramuririyeho byinshi. None se ubwo niko byagenze. None se izo mfubyi twari kumwe nazo zari kugira ihumure rega. Rero bene data, iri vugabutumwa twagiye turinyuramo mu buryo bwinshi butandukanye, hanyuma duhinduka n'igishungero mu batizera bitewe n'umubano twagiranye n'abizera. Reka ducotse. Yego, murakoze. Imana ibahereza umugisha. Nshimiye bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro. Amahoro n'ubuntu bwa Kristo bube muri mwe. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.